yongeye kwibutsa abanyamadini ibingibi bikurikira. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yongeye gusaba abanyamadini, abayobozi b'amadini, abantu bose basengera mu madini gukurikiza ibi bintu. Ndagusuhuza wowe udukurikira umunsi ku munsi, ngwaye ikaze kuri Humura Program TV. Niba ari ubwa mbere, nyemerera ukore subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye abanyamadini bose kongera kwisuzuma bakarushaho gushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, aho yagize ati hari ibimaze kugaragara ko hari abayobozi b'amadini bafite ivangura mu madini yabo. Abo ngabo rero turagira ngo tubasabe kongera kwisuzuma kandi no gufata umugambi nyawo wo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, kuko umuntu uzatatira azahanwa nk'umugome uwo ari we wese. Ahangaha aya ni amagambo arimo kugenda agaragara mu madini, aho usanga abanyamadini bagifite ivangura, bagifite ibintu bigenda mu mitima yabo bitagenda neza, nkaho batakubahiriza ndi umunyarwanda. Aha rero bababwiye ko uzatatira ijyango hano azahanwa kandi mu buryo bukomeye cyane. Birasaba ko abanyamadini bongera kwisuzuma kugira ngo bagendere umujyo umwe, bubigishe ivanjiri, ariko ivanjiri ishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda, kuko umuntu wese uzatatira akarenga ku bumwe bw'abanyarwanda azabihanirwa kandi mu buryo bukomeye cyane. Hano rero Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Patrice Mugenzi yasabye abanyamadini kugendera kure ibikorwa ibyo ari byo byose by'ivangura, ndetse bakisuzuma bakiha intego yo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi yabigarutseho kuwa 21 Kamena umwaka wa 2025, ubwo umuryango w'abayisilamu wibukaga ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku rwibutso rwa Gisozi ruri ku Gisozi. Ni igikorwa cyabanjirijwe no gusura urwo rwibutso, bunamira inzirakarengane z'abatutsi ziyashinguwe zirenga 250. Niyibizi wo mu karere ka Nyarugenge yavuze ko nk'abayisilamu bazakomeza kugendera kure amacakubiri. Ati nk'ubu Isilamu idukangura gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nibyo tugiye gukurikiza, cyane ko arizo nyigisho dukura ku bayobozi bacu beza. Kandi mufti w'u Rwanda nawe Shehe Sindayigaya Musa yasabye abayoboke b'idini rya Isilamu kwamagana ikibi icyo ari cyo cyose cyagarura amacakubiri mu Rwanda, aho yagize ati umuryango w'abayisilamu mu Rwanda urasaba buri wese kugira uruhare mu gukomeza kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda, wamaganye ndetse abakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside n'ibikorwa byo kwibasira abarokotse bigenda bigaragara hirya no hino. Igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 cyateguwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, cyitabiriwe n'abarenga 500 bahagarariye abandi baturutse mu turere 30 tw'igihugu. Rero ahangaha ni ukongera kwibutsa ko abantu bagenda bagaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside, rwose aha hantu abantu bitwa ko ari abakristo bakwiye kubireka. Turabyamaganye mu buryo bukomeye, tukomeje natwe kubyamagana cyane mu buryo bukomeye cyane, kuko ugenda usanga abantu bakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ahangaha muri iyi myaka 31 irenga, ntabwo byari bikwiye ko abantu baba bakiri muri ibikorwa by'urukozasoni, bari bakiri muri ibikorwa by'urugomo. Yewe ni ibikorwa by'urugomo, ariko ni n'ibikorwa by'urukozasoni ku muntu wese ubikora. Ni ibikorwa by'indengakamere, ni ibikorwa bitari bikwiriye umuntu wese witwa umunyarwanda, umuntu wese ukiri mu gihugu cy'u Rwanda, umuntu wese ukiri
na kure y'u Rwanda mu mahanga waba ukigaragaraho ibi bintu muri iyi myaka tugezemo, n'ahantu byageze abanyarwanda, n'ahantu byageze u Rwanda. Ahubwo aha abantu bari bakwiye kwiyubaka. Tugeze mu gihe cyo kugira ngo twiyubake, turebe icyateza u Rwanda imbere, turebe icyateza umunyarwanda imbere, turebe ikintu cyose cyatuma nibura u Rwanda rukomeza kuzamuka, turebe ikintu cyatuma ubukungu bw'u Rwanda bukomeza kwiyongera ndetse no gukomeza gutera imbere. Ahangaha niho abantu bose twaba dukwiye guhanga amaso kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Ahubwo twubaka imihanda, twubaka amashuri, dukomeze amavuriro kugira ngo ubuzima bw'umunyarwanda bukomeze kugenda bumera neza. Ahangaha bikwiriye ko abantu bagarura urukundo, umuntu agakunda mugenzi we nk'uko yikunda, nk'uko Bibiliya itubwira. Bibiliya yaravuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iki nicyo cyari gikwiye kuranga abanyamadini, kuko bigisha ivanjiri, kandi ivanjiri akaba ari ivanjiri ntagatifu. Ivanjiri ibwira umuntu gukundana, ivanjiri ibwira umuntu kumenya mugenzi we, ivanjiri yigisha umuntu kureka ikibi ahubwo agasingira icyiza. Ariko hano usanga abantu bagenda bijandika mu bintu bidakwiriye, usanga abantu bagenda bijandika mu bintu by'imburamumaro, ugasanga abantu bagenda bijandika rimwe na rimwe kandi bitwa ko bayoboye abandi. Ibi rero uyu muco ucike burundu kugira ngo ubusugire bw'igihugu cyacu bukomeze kugenda neza. Aha nanjye ndabwira umunyamadini wese, si n'umunyamadini gusa, ndabwira n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ave mu macakubiri, ave mu ivangura rishingiye ku turere, rishingiye ku moko, rishingiye aho uturuka, rishingiye aho uvuka, rishingiye kuri kavukire yawe. Ibyo bagana mu miryango, ibyo byose byagarura amacakubiri bicike burundu mu gihugu cy'u Rwanda no ku munyarwanda uwo ari we wese. Ahubwo mureke tubumbire hamwe kugira ngo twibakire u Rwanda rwiza, u Rwanda rwo gutera imbere, u Rwanda rw'abanyarwanda, u Rwanda rwuzura amahoro, rukuzura ubumwe, rukuzura urukundo, rukuzura ineza ku munyarwanda uwo ari we wese, waba uri mu gihugu, waba uri mu mahanga, uri hirya no hino. Abari hirya no hino ahubwo ni mwubake, mureke twubake u Rwanda rwacu. Wowe ukorera amafaranga, zawubake u Rwanda, zawubake amazu, zawubake ibikorwa remezo hano mu Rwanda, uzaba ugize neza. Kuko buriya Nehemiya we yigeze asaba ngo umwami amuha igiti, aravuga ngo nguhaye ibiti, ibiti genda mwubake amarembo i Yerusalemu. Bagenda ba Nehemiya bazana ibiti ngo bubaka, babikura i Babuloni. Ibyo biti babikura i Babuloni, baza babyubakisha ahari harasenyutse, baza babyubakisha ahantu hose. Reka rero usabe umuntu wese w'umunyarwanda uri mu mahanga, aho bishoboka ko wabona amafaranga, zana ibyo biti uze ubyubakishe igihugu cy'u Rwanda. Zana ibyo biti ubikure muri Amerika, zana ibyo biti ubikure mu Burayi, zana ibyo biti ubikure muri Australia, zana ibyo biti ubikure hirya no hino, ubikure muri Aziya. Ibyo biti ubizane ubyubakishe igihugu cy'u Rwanda, ubyubakishe aha hose amarembo y'u Rwanda, amarembo y'u Rwanda rwa Gasabo aze kumera neza kubera ibyo biti uzanye. Kuko Nehemiya we ibiti akimara kubizana ngo yabihawe n'umwami wa Babuloni, baraza babyubakisha ngo amarembo i Yerusalemu, ngo hari harasenyutse hongera hagubwa neza, hamera neza. Rero ndasaba umunyarwanda uwo ari we wese, tuve mu macakubiri, tuve mu macabiranya, tuve mu bintu bitandukanye byasenya igihugu, ahubwo tukore ibyacubaka, tuzana ibyo biti, twubaka ahasenyutse, twubaka u Rwanda rwacu rube rwiza. Imana rero ibahe umugisha, kandi marayika w'Imana akomeze kubarinda, kandi Uwiteka Imana akomeze kubitaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukunda cyane kandi ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza imbaraga, ndakwifuriza icyoro cy'Uwiteka, aho guhembera urwango, ahubwo mureke dukomeze twubake igihugu cyacu. Imana rero ibaho umugisha, kandi marayika w'Imana akomeze kubareba neza. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo, amina. Iyi ni Humura Program TV, umuryango mugari w'ijambo ry'Imana, ishakiro ry'ubutumwa bwiza. Uhawe ikaze.
ngwino nawe dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana.